kubyara kane uza kumenya ko wanduye. Nibwo nabi. Uwo twaganiriye uyu munsi yitwa Claudina. Yemera ko abana n'ubwandu bw'agakoko gatera SIDA. Ku myaka ya 29 ubu afite abana 4 bose badahuje se. Umwana uteruye ni wa kangahe? Ni wa 4. Nyuma n'abana bangahe wabyaye? Mbo bose ntabwo babana n'ubwandu bwa SIDA? Oya, nta numwe ubufite. Uwo mwana wa uniwe wa nyuma harya? Uyo ngo uteruye. Wewe bucura bwawe? Niwe mutoya. Nukuvuga ngo buri mwana wese afite papa we. Buri mwana wese afite papa we. Umugabo mwabyaranye umwana niwe wakwanduje SIDA. Byashoboka ntago navuga ngo niwe cyane kandi nawe kimwe nuko nta nahakana katari we. Yaryamanye n'abagabo benshi ku buryo atibuka uwamwanduje SIDA. Twese tumenyereye ko umwuga w'uburaya atari mwiza kandi byanze bikunze hari ikintu gusigira. Niki wagusegeye? Niyo rero ibintu biba bitandukanye. Wansigiye ubana n'ubwandu agakoko gatera SIDA. Kwa wibuka umuntu wabuguteye? Oya, ntago muzi. None se azakora uburaya kugeza ryari? Ese arifuza kubuvamo? Bisaba iki? Ubayeho gute kuri ubu? Kugeza kuri uyu munota nta kazi mfite. Nyine ndabukora kugira ngo babashe kurya. Kurikira ikiganiro cyose udasimbutse. Ndabasuje cyane bakunzi ba Desum TV 24 muri kumwe n'Ingabire Gloria. Hanyuma uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa akaba afite ubuhamya bukomeye yifuza gusangiza abanyarwanda ngo bagire icyo bamufasha. Ndakwakiriye watangiye twibwira amazina yawe, witwa nde, utuye he, ufite imyaka ingahe? Nitwa neza Claudina. Abantuye ku Muhima. Afite imyaka 29. Yego, Claudina ufite ababyeyi bombi? Oya, mfite mama gusa. Ubusanzwe iwanyu kavukire ni hehe? Ku Muhima. Ni hano ku Muhima. Claudina rero nkuko nabikomoje navuze ko ufite ubuhamya bukomeye. Nkaba nifuza ko nakubaza ngo ubayeho gute. Claudina ni muntu ki imbere y'ubuzima arimo ubu abayeho gute? Atangira utubwira mbere uko wari ubayeho hanyuma uze gusoreza uko ubayeho ubu nicyo wifuza. Murakoze. Mbere nabayeho ndi umunyeshuri nza gukundana n'umusore. Tuhuriye ahantu nari nagiye kwiyogoshesha. Antera inda turabana. Tumarana igihe gito ariko turatandukana. Ndongera ngaruka mu rugo. Kugeza na n'ubu nyine ubu ndacyari mu rugo. Uravuze ngo waje guhura n'umusore. Umusore mwari musanzwe mukundana cyangwa mwahuriye aho muri saro ugiye kwiyogoshesha? Twahuriye aho muri saro. Tuzagukundana igihe gitoya. Ibyo ngibyo bita biba nyine ahita antera inda. Claudine harya wigaga mu wa kangahe? Nigaga mu wa 3 segonderi. Wigaga mu wa 3 segonderi. Hanyuma se mwaryamaniye aho muri saro mwari wagiye kwiyogoshesha? Oya, twaje kuryamana nyuma. Naje kuryamana nyuma. Claudine uti waje kuryamana nawe nyuma. Hanyuma se Claudine byaje kunyura muzenzira kugira ngo mugere ku rwego rwo kuryamana? Twarakundanye bisanzwe nyine nkuko umuhungu akundana n'umukobwa. Hanyuma nyuma yaho nyine tumaze gukundana nibwo twaryamanye. Wari usanzwe uryamana n'abahungu se? Oya. Byari ubwa mbere bibaye? Byari ubwa mbere. Hanyuma Claudine usuye umuhungu baryo urambwe ngo wamusuye umuhungu? Yego. Mama uraryamanye. Ese Claudine haryo ubwo niba ubyibuka neza wari ufite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 18. Imyaka 18 imyaka mikeya. Nekereza ko umubyeyi wawe byanze bikunze icyo gihe umwana akiri mu myaka mitoya ntabwo uruhushye wakarubona rwose rwo kuvuga ngo wajya gusura umuhungu. Ndashaka ngo mpishusho y'ukuntu ese wageze gufata ku ngufu mwararyamanye ubishaka byagenze gute? Twabaye nk'abakundanye na nyine tuza kubikora tubikeneye. Tuza rero gutandukana nyuma. Yego. Urambwiye uti mwabikoze mubikeneye. Hanyuma Claudine uwo muhungu wagiye kumusura iwe? Yego. None se Claudine kwari ukiri umwana mu by'ukuri akimara kuvuga ati ndifuza kuryamana nawe wumvisha umeze ute, wabyakiriye ute?
ntago yabifashe ngo abinyuze mu nzira zo kuvuga ngo ndashaka kuryamana nawe, nk'uko ushobora kwicara nyine umuntu akabara kuba hari ukundi yabigenza mukaryamana. ati yabinyujije mu zindi nzira ntabwo yigeze abinsaba. Hanyuma Kurodi, byabaye nimugoroba cyangwa byaba ari ku manywa? Nimugoroba. Bishatse kuvuga ko warayeyo? Ya, naratashye. None se nsubiye inyuma gatoya, wahagurutse mu rugo iyo gahunda uyifite yo kuryamana n'uwo muhungu? Nubwo nagiye ariyo gahunda mfite. Kera yarambwiye ngo ninza ajye kunyereka ahantu tujyana, sinari nzi ko tugiye iwe. Ntabwo wari uzi ko mugiye iwe? Yego. Hanyuma ugezeyo wiyumvisha ute, wumvisha umeze ute? Ntabwo navuga ngo numvise meze gute. Nini naricaye nk'umushyitsi, amajindanywa, maze kumajindanywa nyine turicara turaganira. Niba ubyibuka neza icyo gihe byabereye byari nka sangahe? Hari nka saa moya za nimugoroba. Saa moya za nimugoroba. Hanyuma Kurodi, ndakeka wari muto cyane pe? Nari muto cyane. Hanyuma mugeze kuri esije yo kuryama ntabwo bawagize? Narabugize, ariko kubera yuko nabonaga ari umuntu umba hafi sinabigira ibintu bikomeye. None se niki cyaguteye gufata umwanzuro kuvuga ngo ndakwemereye turyamane? Ku myaka mitoya wambwiye ko ari ukiga, harya ni mu wa gatatu? Mu wa gatatu segonderi. Yego, icyo gihe umubyeyi kiguteze ibintu byinshi. Ni nk'iki cyaguteye gufata umwanzuro kuvuga ngo ngiyewe ndakwemereye turyamane? Ntabwo yabimbwiye nkuko wabimbwira nkabyemera, ahubwo wenyine nakubwiye ko yabicishije mu zindi nzira. Yabicishije mu zindi nzira. Hanyuma nkawe nk'uko wari ukiri umwana, kuki utamuhakaniye ngo uvuga ati oya ndabyanze? Cyangwa nawe wagiye ubyiteguye uvuga ati harashya koko? Ntabwo ushobora kuba wageze mu nzu y'umuntu, sibyo, ngo uvuge ngo ndakora ibyo numva nishakiye. Kira n'ubwoba bw'ahantu urega. Kuvuga ngo icyabiguteye ni iki? Ni ubwoba? Ni iki? Ni ubwoba. Ni ubwoba. Nese uwo muhungu ko mwari musanzwe mukundana, harya mwari mumaranye igihe kingana gute? Nk'amezi 2. Harya mwamenyanye ugiye kwiyogoshesha? Yego. Ese Kurodi, uwo musore ko numva mutari mumaranye igihe kinini, ninde wafashe icyemezo cy'uko mwaryamana? Se ni wowe cyangwa ni umusore? Ni umusore. Umusore. Hanyuma nawe urabyemera uti nta kibazo? Ntabwo nabyemeye byo kubyemera. Kuvuga nakubwiye hari izindi nzira yabicishijemo. None se izo nzira ni izihe? Ntabwo niba nawe warabaye umukobwa, urabizi ko umuntu ashobora gukenera ikintu kandi akakigeraho atakubwiye ngo ndashake. Nubwo buryo rero yabigenje. Okay. Kurodi, uvuye kuri uwo musore ukoze cyaha bwa mbere kandi uracyari umwana, ugeze mu rugo n'irihe jambo wabwiye umubyeyi? Umubyeyi wumvishe ntabwo ufite, watashye utekereza iki? Yarambajije uvuye, mbwira yuko nari nagiye gusura umwana twigana. Hanyuma mama wawe ntabwo yabifashe nabi ko bashobora kuba batashye utinze kuko wambwiye ko byari nimugoroba? Yaranantutse cyane. Yego. Harya iwanyu muvuka muri bangahe? 5. 5. Uri wa kangahe? Ndi wa 4. Uri wa 4. Tanze bikunze urumva ko wenda kuba bucura? Bakuru bawe barashatse ibyo biba? Nari mfite umwe tubana mu rugo. Abandi nyine bari barashatse? Hari n'umwe washatse? Yego, bari barashatse. Yego. Hanyuma Kurodi uratashye, ugeze mu rugo, umubyeyi aragutunganyije ariko birarangiye. Yego. Ujya kuryama n'icyo watekerezaga mu mutima, n'iki cyakuzagamo? Kuko numva ni ikintu wari ukoze bwa mbere, ntabwo wari wabiteguye uvuge ngo ibi ndibuze kubikora. Burya ikintu mu buzima ari ubwa mbere kiba ari ubwa mbere nyine. Wumvaga umeze ute? Waryamye umutima utakurya? Yego, nyine ugira ubwoba ariko bukageraho bugashira. Yego. Wagize ubwoba, wumva umeze ute? Wagize ubwoba nyine, ndaranasinziriye ariko bigeraho birarangira.
harya uwo musore mwaryamanye rimwe nibwo yahise aguterana inda? yego. Hanyuma Claudine uratashye ugize ubwoba udasinziriye ko buryo bukeye babukeye ubuzima burakomeza. Ni ryari waje gufata umwanzuro wo kujya kwipimisha ngo umenye ko utwite? Ni iki cyabiguteye? Yewe nabonye mbuze imihango gusa ndabimubwira, mbona arabyakiriye, mbona nta kibazo. Wabonye ubuze imihango. Hanyuma Claudine ubuze imihango muri uko kwezi ko kubura imihango wafashe umwanzuro ujya kwa muganga? Yego. Muganga akikuzana igisubizo wumvishe umeze uti? Ndashaka umpa ishusho y'ukuntu wumvaga umeze kimara kumenya ko utwite, kuko wari ukiri umwana pe. Ntago ibintu wakoze n'igisubizo baguhaye ndakeka atari cyo wari witeze. Yego. Hanyuma wumvishe umeze ute? Wumvishe numvise ngize ubwoba, ariko maze kugira ubwoba ndagenda ndabimusangiza, bimusangije abanza kubitindaho gatoya, ariko ageze aho arabyumva. Hanyuma Claudine wavuye kwa muganga wumva utacitse intege? Wageze mu rugo wabonaga mama uzabimubwira? Urumva ko nyine nkawe nk'umuntu ubonye ikintu bwa mbere kigutera ubwoba, ukibaza n'ukuntu uri bukibwira umubyeyi. Hanyuma ni ryari wafashe umwanzuro wo kubibwira umubyeyi? Yewe ntabwo ari njye nabimubwiye, niwe waje arabimubwira. Yego. Harya nsubiye inyuma gatoya, ubwo wamenye ko twite ufite imyaka ingahe? 18. Already ari 18 n'ubundi. Claudine ku myaka ya 18 ubu urabyaye. Ukiri muto cyane. Ndakeka waraje umubyeyi wawe niba warabimubwiye cyangwa ari umugabo wabimubwiye, uwo musore mwakundanaga ntabwo yabyakiriye neza niba ntibeshye. Yabyakiriye ati? Urumva nawe nk'umubyeyi ntabwo yabyakiriye neza. Ko yahise amubaza igihe niba se nzaguma aho ngaho cyangwa se niba tuzabana, amubwira yuko agiye kwiyoruganiza tukabana. Uti ugiye kwiyoruganiza mukabana. Harya ufite imyaka ingahe? 29. Waranakuze ubu ngubu, ntabwo kiri muri ya myaka ubyariyemo. Hanyuma Claudine mama waramubajije ati uyu mwana azabyarira hano cyangwa uzamutwara? Umusore yasubije ngo iki? Yaramubwiye ati reka niyoruganize hanyuma nzamutwara. Hanyuma umusore amaze kuvaho ntawe ugumye mu rugo, ndakeka umubyeyi byaramukozeho cyane. Ni nk'iki yakubwiye? Ni iki yakubwiye se yabifashe gute? Nta kintu we yambwiye, gusa ashimara kubyumva nyine ko amubwiye gutyo, nta kindi yakoze, yabifashe nk'ibintu nyine byabaye kandi atabisubiza inyuma. Ararindira cya gihe nyine yamuhaye kiragera. Nyine burya umuntu nta kindi kintu aba yakora ikintu cyarangiye. Yego, nanone umubyeyi nabura kugutuka, ariko ku kintu cyabaye nta kindi wabisimbuza. Yego. Urumva byanze bikunze wewe wari mutoya. Ntiyari kubisiza inyuma, ariko afite nk'ijambo yakubwiye n'ubu kibuka ni nk'irihe? nta jambo ribi yambwiye. We yarambwiye ati naramuka atakujyanye uzashaka ahandi hantu werekeza, kuko njye ntabwo nzaba ndi kumwe nawe. Nsubiye inyuma gato, harya uwo musore aguteye inda yakoraga iki? Yari umukwaferi. Ese Claudine ubundi uwo musore waramukundiye iki? Ntabwo navuga ngo nari naramukundiye ibi, kubera yuko burya ushobora no gukunda impumyi kandi ubibona yuko ari impumyi, kubera yuko nawe amaso yawe atarimo kubona, ntubibone yuko nyine ari impumyi. Claudine ubu urabyaye umwana wa mbere, hanyuma mwaje gufata umwanzuro ku bana ryari muhe mwaka n'ibyibuka? Twabanye mfite inda y'amezi 4. Ariyo yiyo yaguteye? Yego. Hanyuma Claudine harya umusore afite imyaka ingahe? 23. Yakurutagaho gatoya, nawe ndumva arakira umwana ku rwego rwe. Yego. Hanyuma we ukimara kumubwira ko utwite kandi agiye gufata inshingano zo kurera umwana, yabifasha ati? Yarabyihanganiye, ko nyine bya bindi by'abagabo nyine ubona nawe yakira umwana atarafata umwanzuro wo kuba atunga umugore. Biza kurangira nyine tubanye, tuza gutandukana, ariko dutandukana umwana
afite umwaka n'amezi 10. Okay, sasa Korodi, uwo mugabo wawe mwarabanye mubana neza muza gutandukana, umwana afite umwaka n'amezi 10. Yego. Hanyuma ko numva mwabanye mu buryo butoroshye kandi mwagombaga kwihanganirana, mwaje gutandukana kubera iki? Niki cyabatanyije? Ushobora kubana n'umuntu ariko wenda ntiwihanganire ingeso akora, sibyo? Kaba kuba wavuga uti reka mfate umwanzuro nisubirire mu rugo. Wananiwe kwihanganira ingeso agira nk'izihe? Umva ko nawe yarakira umwana w'imyaka 23, aba yumva ko urwego yagezemo ntago aba yari akarwumva neza, ngo avuga ati uru rwego narugezemo kandi ngomba kwihangana nkaba umugabo. We nyine yakomeje kugenda hirya no hino yumva ko akiri umusore, ntago yumvaga ko yabaye umugabo. Hanyuma Korodi, urugo ruravuna. Tubiye inyuma gatoya, niki cyagutonze ukigera mu rugo kuko umva washatse ukiri umwana? Yego. Winjiye mu rugo ufite imyaka 18, hari benshi mwiganaga kandi n'indi zari inshuti zawe. Yego. Ntabwo byaguteraga ipfunwe ko bacaho bahetse baga uhetse umwana? Urebye ko jewe nimara kumva ko nashatse, nahise numva ko nashatse, kumva yuko rero nagira ipfunwe ryuzuye ko metse umwana, numvaga yuko bitari ibintu bikomeye cyane buryo nagira ipfunwe ryabyo. Korodi, uti nta pfunwe wagize, ariko Korodi byanze bikunze wajyaga ugiramo kwijana kuko hari ibintu utarumenyereye nko mu rugo ukirwinjira muri iki cyabanje kugutonda utahise umenyera kuko wari ukiri umwana, rega n'umugabo yarakiri umwana. Nari nkiri umwana. Yego. Niki cyagutonze mu rugo ku buryo wumvaga iki kintu ngewe cyabanje kunanira kuko already wari ukiri umwana? Ikintu cyabanje kunanira mbere no kuba wakiyumvamo ko ugiye kurarana n'umugabo. Yego. Hanyuma aje kubimenyera? Naje kubimenyera ariko byatinze. Byaratinze cyane. Yego. Korodi, uti umugabo dutandukana kubera ingeso, harya wambwiye ko ari zihe ngeso? Uri kubona ko n'ubwana bwazamo burya mu kintu ugiye kuba wakiyumvisha twatandukanye kubera yuko babandi bakundanaga ku ruhande ntiyari yarabaretse, yarabakomeje. Hanyuma se ko mwakundanye amezi 2 mu gihe cyo kubana, mwarinze mujya kubana utaramenya ko izo ngeso zigira cyangwa wazimenye nyuma? Nari narazimenya. Icyakunanije ni iki nyirizina? Cyananije ni ukumva yuko nyine ataramenya yuko yabaye umugabo. Naramubwiye rero reka njyewe nitahire, nta kibazo nawe gumane nabo ngabo muri kumwe. Korodi, ndakeka kutamenya ntago wagihora umuntu, ahubwo ndashaka kumbwira ikintu nyirizina niki kuko kutamenya nanjye hari ibyo ntazi. Ubuse we ibintu byose urabizi Korodi? Kuko ntago ibintu byose umuntu ababizi, ahubwo ndashaka kumbwire nyirizina ikintu cyakunanije kuri we gituma ugeraho kumva ko ufashe umwanzuro wo gusubira iwanyu kandi uzi n'ukuntu wahavuye. Kuvuga ushobora kubuza umuntu ikintu rimwe, icyo kintu rero nicyo nshaka kumbwira. Nakubwiye yuko nyine ari kakururuka abandi bari kumwe mbere. Ariko njye numva mbaye inshuti n'umugabo wawe nta kibazo, none se ni kuba inshuti umuntu agira inshuti, ahubwo ntago ndi kumva ubwo bushuti bumeze bute niki, ntago ndi kumva icyo kintu. Yuko ndimo kuvuga ni kwa kundi ushobora gucana waryamanye n'uyu, wacaha waryamanye n'uyu, nicyo cyananije. Mu yandi magambo yari afite abandi bagore ku ruhande? Yari afite abandi bagore ku ruhande. Aryamana nabo? Yego. Muri icyo gihe yari bafite yajyaga guhahira, wari ubayeho neza? Urebye nawe amafaranga y'umuntu nawe nibwo yari akirangiza kwiga, ntabwo ayo mafaranga yakoreraga. Urabona ko byari bigoye ariko ntabwo byari byoroshye. Nibyo rero biziyemo mfata umwanzuro ndavuga nti reka nitahire. Korodi, ugeze ikosa rya mbere ryo gutakariza icyizere imbere y'umubyeyi ukiri umwana. Irya kabiri kubaka birakunaniye. Yego.
irya gatatu ufashe umwanzuro wo gusubira iwanyu wongeye ni kuvuga ngo washimye mu gisebe mu nkovu ya mama wawe. Yego urumva yari yakwizeye ibya bitangiye gushira none uragarutse. Mama wawe yakwakiriye ate, yabyakiriye ate? Yaranyakiriye ariko mu kunyakira kajya nkabyihanganira nyine nk'umuntu wakosheje atoza, ariko nyine wumva nawe imyaka iyo ngiyo iba ari mikeya kwihanganira ko bagutuka kandi hari ibindi wishe nabyo bitakoroheye. Nkajya mu nzu nyine nkarira bikarangira nkihanagura. Hanyuma Claudine ugeze mu rugo baragututse baguhaye akato, mama we ntabyishimiye. Nk'umubyeyi wese uko amera yarababaye kandi n'ukuri ntabwo biba byoroshye, uretse n'umubyeyi nawe ubwo uri umubyeyi urabizi byakubabaza umwana wawe gukoreye. Yego ibinyuzemo byose uravuze ati ibi bigomba kurangira. Hanyuma Claudine ubu ni muntu ki, abayeho gute, yaje guhinduka nyuma, byaje kumugendekera gute, asubiriye iwabo byaje kugenda gute? nakubwiye ko nasubiye mu rugo. Mu gusubira mu rugo rero nsubira kubana na mama n'abavandimwe. Maze gusubira mu rugo rero mbaho nza kubyara umwana wa kabiri, nkomeza kuba mu rugo, nza kubyara umwana wa gatatu, mba mu rugo n'ubundi kizana n'uwo mfite umwana wa kane ndacyaba mu rugo. Claudine hatari uti umwana wa kabiri ndamubyaye. Umwana wa kabiri mubyaranye n'uhe mugabo? Agari wa wundi n'undi. Yego undi mugabo mwaryamanye. Hanyuma Claudine ko utari ukuyemo isomo ryiza ku wa mbere, niki cyaguteye kumva gufata umwanzuro wo kuba urabyara undi mwana ukamubyara kandi wanyu? Buriya rero kubyara undi mwana wa kabiri nabyo buriya iyo myaka rege ibikiri mikeya utarabasha kwifatira umwanzuro w'ubwawe, sibyo? Rero burya ushobora kuba wavuga uti ndagiye, ariko nubwo ugiye ntabwo n'ubundi bigutegereje birashira, n'ubundi biracyahari. Rero naje guhura n'undi musore tubaho turakundana, kihaza kuntera inda y'undi mwana wa kabiri. Hanyuma Claudine kuki uwo musore waguteye inda atagutwaye ngo mubane? Ntabwo twigeze tubana, cyane ko ntigeze anamfasha. Nabayeho nyine mba mu buzima bukomeye, nkajya mbona amata y'umwana bingoye, nkabona ibyo kumugaburira bingoye. Urumva ko nabanaga na mama, biza kugeraho mama ntakajya ngaburira, bikaba ngombwa ko njya gushaka amafaranga kugira ngo nkunde mbone ibyo kurya. Hanyuma ayo mafaranga washakaga, ubuzima wabushakaga, wabushakiraga he, wakuraga iki? Nta kintu nakoraga, ni kwa kundi ushobora kuba wavuga uti aho nayakuraga, donc nayakuraga mu busambanyi n'ahandi. Ahantu wayakuraga harakomeye. Hanyuma niki cyaguteye gufata umwanzuro wo kuvuga ngo ndenda y'umwuga yinjiza amafaranga? Cyabinteye ni bwa buzima bwo kumva yuko nyine ngomba kurera babana. Ufashe umwanzuro ugiye mu Buraya ku bana bawe babiri. Yego Claudine ubuzima hanze haba bukomeye, burya ntacyo umuntu atakora kubera umwana we. Nanjye ndi umubyeyi ariko nzi ko nanjye ntacyo ntakora kubera umwana wanjye. Hanyuma ku buzima bubayemo kandi ubwo wari uvuyemo ni bubi, ubwo winjiyemo ni bubi, hanyuma wafashe undi mwanzuro wo kuvuga ngo yamanye n'undi mugabo wa gatatu, byaye umwana wa gatatu gute? Iki cyabiguteye? Ni bwa buzima nyine nakubwiye, najyaga gushakamo ya mafaranga, niho havuye kuba nabyara umwana wa gatatu. Uwo mugabo mwabyaranye umwana wa gatatu mwahuriye muri uwo mwuga w'uburaya? Yego. Hanyuma Claudine utabonezaga urubyaro, ko wari umaze kuba mukuru muri ibyo bintu byo kubyara, ko wari umaze kumenya ubwenge? Naringanije urubyaro, ariko niba navuga ngo ziriya nshinge ntabwo zikora simbizi. Nanjye nagiye kubona mbona ndatwite. Ugiye kubona ubona uratwite umwana wawe wa gatatu. Hanyuma mama wawe ntabwo yagufashaga ko mwabanaga?
oya nta kintu yamfashaga, rimwe na rimwe nanararaga hanze harara gutyo, rimwe nza gufata umwanzuro ndavuga ntireka nigendere nsiga abana. Nyuma yabwo baza kumenya ahantu ndi, barabazana barabampereza, ndongera nanone njya gufata umwanzuro wo kuba nakwikodeshereza inzu nkarira mu babana. hanyuma umaze kugira abana 3, umwuga wari umaze kuwumenyera rya watangiye gukora umwuga ufite abana 2. Abana 2. Yego, uwo wa mbere ukuvuga ngo bose ntago bahuje papa wawe? Oya. Hanyuma muri abo bagabo bose nta numwe wagufashaga? Yawe dase wa mbere w'icyo yakoraga no kuba yakishyurira umwana ishuri. Hanyuma uwo wa kabiri? Wa kabiri nta kintu na kimwe yamfashaga. Ntacyo na kimwe yagufashaga, cyane cyane kuko mwari mwarahuye, rega twese turi abantu. Ko mwahuriye mu kazi, mwagomba gutandukanywa n'akazi. Yego. Aho ngaho hakora umutima, ntago hakora ibindi, sibyo? Yaza kuba ari umuntu uri bugufashe, gusa bitewe n'ukuntu mwari mwahuriye mu kazi, ngo katari keza ariko n'akazi kuko kari kagutunze. Yego. Mbo niyo mpamvu wenda nkeka katagufashije. Hanyuma mujya muvugana muri aba bagabo bawe bose? Ko ari 3, hari umwe ujya kuvugisha se, hari uwo mujya muhura nk'uwo mwuga wawe ukora uburaya? Ni kwa kundi nkubwira ngo byose ndabyimenyera. Claudina uza kubyara umwana wa 4, waje kumubyara ute sasa? Namubyaye gutyo nyine. Claudina umubyaye umwana wa 4. Wamubyaye gute umwana wa 4? Namubyaye nyine namubyariye muri ako kazi. Hawe nza kumva numva nyine ndatwite. Kumubyara ntibyari byoroshye, ariko ndavuga ni ngomba kumubyara nta kundi. Acha Claudine, buriya iyo uryamanye n'umugabo aguhangaye biterwa n'uwo ari we, hari ushobora kuguhereza 5, 10, biterwa n'uwo ari we. Uti biterwa n'uwo ari we, umwaryamanye wa 4 nawe wamubyariye muri uwo mwuga w'uburaya? Yego. Claudine, ko numva bikaze bitoroshye. Birakomeye cyane byo. Birakomeye muvandimwe, burya abana 4 ni benshi. Ni benshi, ibyo nyine urumva ko bahagomba ubwenge bwinshi cyane. Ko kurera abana muri umujyi wa Kigali, ishuri, ibiryo, harya imfura bingana gute umwana wawe mukuru? Afite 12. Yego, twese tumenyereye ko umwuga w'uburaya atari mwiza kandi byanze bikunze hari ikintu gusigira. Niki wagusegeye? Niyo rero ibintu biba bitandukanye. Wansigiye ubana n'ubwandu agakoko gatera SIDA. Kwa wibuka umuntu wabuguteye? Oya, ntago muzi. Claudine, wari umaze kubyara 4 uza kumenya ko wanduye? Nibwo nabimenye. Hanyuma niki cyaguteye kujya kwa muganga kumva ko ugomba kujya kwipimisha? Kubona ko hari abantu bagenda mu ngo baza bafata abantu ngo bajye kwipimisha babaha amafaranga. N'ubwo rwego nagiyemo, ndagenda ngezeyo nyine bambwira ko nanduye, ariko bitewe nuko mbona yuko nyine nta kundi ari byaraje muri ubwo buzima, narabyakiriye. Claudine, uti hari abantu batanga iki ngo baze gufata abantu bapima, bakaba ni bande babaha amafaranga? Nuko ngo bakujyanye baguha 2. Yego, bagwa 2. Hanyuma urumva ubuzima bukiri buzima n'ubuzima butokowe habamo impinduka. Ntabwo ugira kubikeka se ubona impinduka ku mubiri wawe cyangwa wumva utameze neza mbere yo kujya kwipimisha? Mbere yuko njya kwa muganga ntabwo nigeze nabitekerezaho, nabimenye nyine ari uko ngezeyo. Ngo iki? Nabimenye ari uko ngezeyo, mbere yaho ntabwo nabitekerezaga. Harya tujya tunywa, ujya unywa akayoga? Inzoga ndazinywa. Yego.
ugeze kwa muganga ugiye umuntu agiye gupima ugiye wizeye wumvaga nta kibazo? numvaga nta kibazo mfite. Reka nkubwire inshuti yanjye mubyeyi, byonyine nanjye ngiye kwa muganga bakambwira ngo ubana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida. Yego. Mu by'ukuri ntabwo nabyakirira hafi aha, sibyo? Hanyuma wowe ugeze kwa muganga ugiye wenda wishakiraga n'ibyo bibiri kugira ngo abana babirire, ndumva wenda nta n'ikindi cyari kikujyanye. Noneho uvanye inkuru y'incamugongo mbi uzabana nayo ubuzima bwawe bwose, wiyakiriye ute Kurodi? Mu by'ukuri wumvisha umeze ute? Urebye nanone ntabwo bibura kugutusha ku mutima, ariko naravuze ni n'ubundi se ninjya kubabara biratanga iki? Ndavuga nti reka nemere nihangane nyine, kuko n'ubundi burya iyo ugiye kubitekerezaho cyane ntabwo muri wowe bikugendekera neza. Uba ugomba rero kuba wabyihanganira, uba ugomba kuba wabyihanganira. Yego, uti bagomba kuba wabyakira. Ako Kurodi byanze bikunze wenda ari shanjoma yabayeho ukimara kumenya ko icyo gisubizo cya muganga kuzaniye ko utari normal. Nanone ubitekerezaho, nabitekerejeho, ariko ndavuga ni kuba nabitekerezaho cyane nuko nabitekerezaho cyane byose ni kimwe, nta na kimwe ndi buhindure byabaye. Umwana uteruye ni wa kangahe? Ni wa 4. Nyuma n'abana bangahe wabyaye? Mbo bose ntabwo babana n'ubwandu bwa sida? Oya, nta n'umwe ubufite. Uwo mwana wa niwe wa nyuma harya? Uyo ngo uteruye we bucura bwawe? Niwe mutoya. Ni ukuvuga ngo buri mwana wese afite papa we? Buri mwana wese afite papa we. Umugabo mwabyaranye uwo mwana niwe wakwanduje sida? Byashoboka, ntabwo navuga ngo niwe kandi nawe kimwe nuko nta nahakana katari we. Yego, kuko wahuraga na benshi ushaka amaramuko. Ku isi niko bimera, n'ubwo hari igihe dukora ibidakoreka twese tuba dushaka, ariko ikintu kimwe kubaho ubuzima. Bandimwe rero muri isi biragoye. Hanyuma abo bana ko ari 4 mbona n'umuto nawe arimo arakura, uracyakora umwuga w'uburaya kugira ngo babashe kubona ibyo kurya, ubayeho gute kuri ubu? Kugeza kuri uyu munota nta kazi mfite, nyine ndabukora kugira ngo babashe kurya. Yego, ushaka amaramuko ukora umwuga w'uburaya kugira ngo ubone ko abana baramuka. Yego. Uracyabana na mama? Turabana. Muri abo bana bawe 4 abiga ni bangahe? Abiga ni 2. Abiga ni 2. Abo bandi 2 kuba batiga no kakiri batoya, uretse uwo wanyuma cyangwa uwo wundi urimo hagati no kutera ubushobozi? Ya undi wo hagati wa 3 nta bushobozi bwabonetse bwo kumushyira mu ishuri. Yego. Mfiri ifite imyaka 12. Mutoya afite amezi 9. Bose harya muri abana? Bose turabana. Yego. Kurodi ihangane mwana wa mama, kuba kuri isi no kwihangana, sibyo? Yego, hari abakobwa benshi bumva ko kuryamana n'umugabo akaguha amafaranga nta kibazo. Yarumva hanze habita ngo ni slay queen. Ni iki wababwira ko cyane cyane yo kufite n'isomo wakuyemo? Ni iki wabwira urubyiruko rucyumva ko naryamanye n'umugabo yampaye amafaranga nta kibazo? Ni nk'iyihe nama wababwira? Inama nabagira nuko nyine atari byiza, ariko nanone bitewe n'icyo ushaka wowe urabikora kugira ngo ubashe kubaho, kubera yuko burya ntabwo ushobora kubaho utariye. Wabaho se? Ntabwo wabaho. Nari nkubajije, hari urubyiruko rufite iwabo ariko rwishora mu ngeso z'ubusambanyi kandi ntacyo rwabuze. Ni nk'ihe nama bagira, cyane cyane yuko ufite nk'isomo wakuyemo? Icyo gihe abo ngabo icyo nabagiraho inama ni ukuba babireka, cyane cyane ko uvuze yuko ashobora kuba afite ubushobozi bw'iwabo ko ntacyo baba babuze. Aba agomba kuba yabireka akajya afata bimwe ababyeyi bamuhaye. Hanyuma turugana ku musozo w'ikiganiro. Ni nk'iki wasaba abanyarwanda baragukurikiye inkunga wifuza? Jewe inkunga naba nifuza nuko wenda se bashobora kuba bamfasha nkabasha kubona icyo nkora, hanyuma umwuga w'uburaya nkawureka. None se ubundi Kurodi, hari ikintu waba warigeze ukora? Oya, nta kintu nigeze nkora. Uwo mwuga niwo wakoraga gusa? Yego.
uravuze ati baguteye inkunga bakaguha amafaranga wabasha kwiteza imbere. Hanyuma se ko hari abakobwa bese benshi usanga bakubwira cyangwa abantu muhuje akazi mwuga bakubwira ati niyo wampa miliyoni nge ntago nakareka, uramutse ubonye amafaranga ukabasha kwiteza imbere, uwo mwuga ukora wawureka? Nawureka. Yego. Ukora ugushimishije? Oya, ntabwo nshimishije, nkukora kugira ngo mbone icyo ntungisha abana. Ariko uramutse ubonye ubushobozi bwo kuba wabona ko wajya ku isoko ry'umurimo ugakora, ndakeka uwo mwuga wawe mubi usebetse wawureka? Nawureka cyane rwose. Hanyuma kwemera ihe somo mu buzima bwose wabayemo? Somo nakuyemo nuko nakuyemo ikibazo cy'ubwandu. Yego. Ubu ngubu byagusigiye iki? Nirihe somo wumva uramutse ubonye amafaranga ukiteza imbere utasamara? Icyo nakuyemo nuko buriya kuba ukora ibyo bintu ntabwo uba ubyishimiye, ariko urumva yuko ndamutse mbonye ubushobozi ngakora ntabwo nabusubiramo kubera yuko mbukora ntabwishimiye. Ubonye uyu mugabo uri seri wamushaka? Ubonye namushaka nta kibazo. Yego. Impamvu ko ufite isura mbi ku bagabo ariko birashira, ubonye mwabana nta kibazo. Harya buriya wakora iki wonye amafaranga? Ubundi wakora iki? Ubonye amafaranga nshobora gucuruza nk'abandi, nkaba najya muri ariya amakoperative nka kwa Mutangana haruguru mu mashyirahamwe nkaba nakora. Abanyarwanda bagukurikiye ndizera ko bari bugufashe, kandi ni ukuri. Reka dufashe umwana w'umukobwa ave mu mwuga w'uburaya mu burimo, kandi abana n'agakoko gatera sida. Abantu babana n'agakoko gatera sida hari ibiryo bakenera kurya, imbuto. Si inyuma gato ufata imiti? Ndayifata. Ifatira ku gihe? Ndabinginze rero abanyarwanda mudukurikiye, fashe Claudine kuko murumva ko abayeho nabi, afite abana 4, abana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida, arabaye kandi abayeho nabi. Nukuri mureke tumufashe, dutume yongera agaseka. Sibyo Claudine? Nibyo. Kandi wasanga useka neza nyamara nuko ari uko wababaye. Reka mbashimiye twe mwese mwabanye toka ku munota mbere kugera ku wanyuma. Mukomeze mukande subscribe, share, comment zanyu ndazikeneye, kandi nukuri mureke dutume Claudine aseka. Hanyuma Claudine dusoza wambwiye nimero ya telefone abantu bifuza kugufasha bakubonaho? 078 078 Yego. 5 30 24 77. Yego. Ongera. 078 Yego. 5 30 24 77. Amazina twibutse? Amazina nitwa Uwineza Claudine. Neza Claudine. Claudine reka ngushimire kwemera kuzana, ari benshi babohoka ukavuga ubuhamya bwabo, ariko reka ngushimire. Urakoze nawe. Kandi humura, hari ikizere ko uzongera ugaseka, kandi nanjye reka nizere ko ibyo byose uri muzabivamo, umwuga mubi wavanyemo ubwandu uzawureka. Yego nabireka. Urakoze cyane, Imana ikumugisha. Sawa nawe tuwusangire.